umunsi ko nta rendezvous yafite wowe you ni Vanessa oh calm down iki you ni Vanessa Vanessa uzanye ibiryo no Vanessa Vane bite byawe umuntu ufite akajagari Vanessa sinzi nuba hehe ibiryo wayi siko cyumba basa bana nakunda ndaje umbwira uriya mukobwa bitibye cyumba basa umeze neza yego meze neza nta kibazo umvira gato ndashaka ko tuganira kuri byo ku kazi wanjye Vane I'm so sorry ndimo ntabwo ari arokwiye kunsaba imbabazi ninjye ugomba gusaba imbabazi kubera yuko naje nta rendezvous mfite nkuko mwabimbwiye bivuga kuri iyi ibyakubayeho byakubabaje kandi n'umuntu wese byamubabaje kandi nawe ndi kubona mu maso yawe iya ntabwo mbabaye nta kibazo ntabwo mbabaye nuko imbabarira ukanyihanganira ariya makosa yabayeho ntabwo ari njyewe urabizi Alexander n'umwana wa boss niwe ugenda agashyira ariya amategeko uko yiboneye buri munsi ashyiraho amategeko mashyashya uko bishaka Hagadimo ntabwo ari ngombwa kunsaba imbabazi kubera yuko ninjye wakoze amakosa pe nagomba kuza mfite rendezvous uko mwabimbwiye ntabwo bizasubira kandi no umva ari kwanza ukanyuma akanya gato umva nkubwire sheri wanjye wowe uri inshuti yanjye uri umuvandimwe byose kuri njyewe ntabwo ari ngombwa ngo n'ubu uje kundeba ku kazi ubanze wake rendezvous nikumva wowe igihe ushakiye mu gihe ubona ari ngombwa ugomba kuza kundeba rero niyo mpamvu ndi gusaba imbabazi ati mbabarire pe you are my everything so niyo mpamvu ugomba kunyisangaho igihe cyose unshakiye okay mbabarire nukomeze kurakara iya ntabwo ndakaye dimo ese urabona narakaye ntabwo ndakaye pe nandi gutegura ameza ahubwo okay kanegura ameza tugize yo okay ego umukobwa mwiza umukobwa w'umutima umukobwa uteye neza ubu nari ntashye nzi ko agiye kunyakirizaho umuriro nk'abakobwa bose ba hano hanze none ahubwo anyakirije ubwuzu rero ko nayo gushyashya nagira ngo ngaburire cyakora Vanessa nkundi noneho nanjye narongora ankundiye akankunda akanyemera narongora kuko n'umukobwa nta n'umwe basa Musiki tujye kugikoresha iki? Hano hari tekinike dukoresha mu rugo. Tereza! Tereza ntabwo ajya yumva.
mwandwa za mama uyu mukobwa yabaye iki mubonye mu muhanda yasinze Ariko ari Tere, hajyanye ni iki kigero cyo kunywa inzoga ugezeho mwana wa iyi nzu wayikuye he ko nzi ko nta papuro anyereka mbega urwo narindiriye mwana wawe wanyweye inzobya yewe yana uyinkozaho izo njaba zawe mama uyinkozaho izo njaba zawe ndabizi John niwe unzanye ureka nkomezanye umukobwa angize wajya mu rugo kumuryamisha mubonye hano mu muhanda yasinze ntabwo reka njye kumucaho kumuryama uyinkozaho izo njaba zawe utanyice uko wishe papa ngo ukica papa wabana uvuze ngo iki mwana uvuze ngo ndabizi ko igendere wakoze warabishe kandi tugende mwana wawe tugende njye kukuryamisha ndabizi ko wishe tugende ntabwo erega ndagukunda urambwira ntabwo nzarekera twagiye twagiye mwana wawe anushana ibiro injaba zawe babarira yari njye kuryama mwana wanjye ziragushiramo izi njaba zuzuye amaraso babarira wizinkozaho suzuye iki mwana wawe zuzuyeho ibintu by'amaraso gusa oya ni kanta ntabwo ari amaraso ahubwo twigire kuryama njyewe njya kuryama tujye kuryama mu cyumba cyawe haracyari mu gitondo ni mu gitondo nyine ni ukugira ngo turyame uruhuke umutwe dore umutwe wababaye iyo ureka John akanjyana niwe wanzanye John yagiye ma ndekura nijyane twagiye ntabwo nzakubabarira ngiye kuza kugezayo ibintu byose nabimenye ubu nta kintu wambeshya mwana wanjye nawe byose mba ndi kubikorera ikura nushaka ureka nijyane umva ko nigenje si aya makuru ko nari nzi ko ari ibanga uyu mukobwa yamenye gute ibaze noneho umunsi yasinze akabivugira mu kabari mana yanjye nkwiye kugira ikintu mbikoraho ariko se nanone ko ari we mwana wenyine mfite ndamukorera ikira awi ndahomeza ntekereza Hello? Ninde? Oya wumva nkubwire ahubwo tugomba gushaka amakuru yimitse ku buryo tugomba kumushyikiriza ubutabera dufite ibimenyetso byose bifatika twabishyize ku murongo erega nanjye binteye ipfunwe kuba mfite mama witwa umwicanyi nanjye binteye ikibazo ibaze na Vanessa noneho yaramwirukanye yego niyo mpamvu bishyiramo imbaraga ushaka ibimenyetso ku buryo tuzagenda tukamutanga ntawamenya n'ejo ubundi natwe wajya kubona ukabona yego erega nanjye mfite ipfunwe ryo kuba mfite mama witwa umwicanyi umva tugerageze uko dushoboye tubibone vuba tumushyikirize inzego zibishinzwe ndashaka abantu bose yahemukiye ndashaka yuko bose abyishyurira yego sawa turongera tuvugane ariko ugize amakuru mashyashya umenya wambwira nanjye yo ndi bumenye ndakubwira sawa bye Serinde ko numva amaze gufata urundi rwego afite n'umuntu bakorana ko nabyara umwana utinyuka kugambanira nyine oya ibintu ugomba kugira icyo mbikoraho ngara abahungu banjye bakamfasha
kuki uba wibagiwe gukinga nabyibagiwe Dimo sorry waramutse kuki icyumba ari icyawe kuki uba wibagiwe kugikinga koko sha byandenzeho sorry oya wivuga sore ngo ninjye wakwiye kugusaba sore nta kibazo bite se ko mbona uri kwitunganya ugiye hehe hari umushuti wanjye ngiye kureba umushuti wawe umushuti wawe w'umukobwa w'umuhungu w'umuhungu ahubwo reka ngire Dimo amasaha atanshika kandi nabonye nta muntu ugira gahunda ntacyo reka muri kubanza bitumira yatavuga muri kwitunganya sawa ntacyo reka muri kubanza bitunganya buriya turavuga numara kwitunganya sawa Dimo rero ndagiye mwirirwe ariko kumbona uri kwihuta uri kwirukanswa n'iki nyine yarampamagaye ambwira ko ari ageze hafi aje kuntora afite imodoka ugiye wambaye gutyo se nambaye nabi urabona ko iyo kanzu wambaye ngufiya cyane sinabise umuntu ugiye gusohokana n'umusore se iyi ni umusore nawe mu kanya oya ntabwo ari nabi ahubwo ntabwo wari ukwiye kuba ari bugende wambaye gutyo gusa ureba undi mwenda wambara byibuze ukagenda utambaye gutyo ugaragaza nabi ikanzu ni ngufi cyane rwose sinumvise ngo ni umusore mugiye gusohokana ngo nawe mu kanya araza kuba ari kugukorakora aho ngaho iki ni iki nyine ariko nanayihindura oya nta kibazo wagiye gutya cyakoze umusore mugiye gusohokana ni umunyamahirwe uraberewe urasa neza Dimo ngaho reka ngende ubwo barantegereje yari amaze kumbwira ko yageze hafi aho waguherekeza se ntabwo ari ngombwa usaba nagusibye oya nta kibazo ariko nyine wowe si waruhutse uzi umunsi ufite ofu nanjye ndagerageza gutakara ngaho ntacyo umunsi mwiza sawa sawa rero wirirwa Duhuye usohoka mwaramutse wambaye neza merci ubwo tugende noneho ugiye mu modoka ndaka ndimo waramutse Chris sinagusha no kusohoza kuva rya rozi wanjye utambwiye siko nari nje kureba Vanessa we hari gahunda twari dufitanye ku buryo nari kukubwira ariko Vanessa ari wanjye ese rugo mpamukuye araza kugaruka n'ubundi ese Edimo harimo ikihe kibazo ntabwo wambwiye ko Vanessa ari mushiki wawe siko wambwiye ntumbwiye ko Vanessa utamutereta brose bro uretse kwigerageza amahirwe bamaze ngubwire ntuzatume nicuza icyatumye menyana nawe how uriya mwana w'imufatiye n'ibibazo arimo uri kumva utangiye ushake kumuzana byawe n'ibyawe by'i Kigali mukubita mwigendera ariko njye ntabwo ndi gusobanukirwa icyo uri gushaka kuvuga kuki utasobanukirwa ndi kuvuga se ikinyarwanda ndi gukoresha gutumva ko ushaka kumufatanya n'ibibazo by'i Kigali se okay wewe wambwiye ko ari nka mushiki wawe utamutereta ariko se kubizi ko namutoraguye ari mu bibazo none nawe utangiye kuzana iby'inkundo ataranatora kabiri okay nacyo ngereka mbe ngiye gusa ariko ndibaza ngo harimo akabazo nanjye ubwanjye agatekereza ugenda ubitekerezaho yego afite ibibazo ariko nawe akeneye gukundwa cyane cyane ko ari n'umukobwa mwiza ufite igikundiro ugenda ubitekerezaho twubahane hano ni mu rugo rwa iwanjye umurara hagaruka
Vanessa utahe kare sawa none se shu sorry nako Vani karame wishimye cyane Sure. hano nakunze ni Cyane. heza hako wagira ngo ni ubwa mbere wari uhageze ni ubwa mbere n'ubundi nari mageze ni ubwa mbere umuntu agusohokanye sha ni ubwa mbere pe Edmond na rimwe yari yigera gusohokana se Edimo ntago aransohokana okay humura nzagusohokana noneho utaha nzakujyana heza kurusha hariya sure urakoze ni ukuri nkunda imodoka ariko nyine kugira ngo mbona bigoye kugira ngo uzayimenye banza ucungire hirya no hino kugira batatugonga ndabizi ngo ucungire yego ariko ariko ndabona nta kibazo wagenda uretse ariko iyi modoka itakugonga gucunga hano nturebe no haruguru no haruguru barahari kandi ngo urashaka kwiga imodoka ureba haruguru no hepfo yego hanyuma kwambuka nk'uko nyine twambuka mu nyamaguru urabanza ukareba niba hepfo ntaziturukayo cyangwa haruguru ukajya wagenda nk'ubu ngubu noneho nuko nguko ubwo ntabwo wamugonga yewe ntabwo mugonga umwana se atava mu nzira buriya muri Kigali haba ibintu byinshi rero nturashobora kunyitambika kugira ngo antware amafaranga buriya ntabwo bazi reka da yego birashoboka se so none se uribaza noneho twazagaruka ryari ubuse hano urakatira hehe sha njyewe nyine muzambwire uzantumire ikindi gihe gusa twatinze sinzi ko Dimo ndi buze kumukira pe ntabwo twatinze ikibazo reka njyewe ngucyure ndeke gukomeza kukuzengurukana gutya ngo ndikukumvisha umunyenga mu kanya bitaza kukubera ibibazo kwa Dimo wa mugani yego si byose kadutahe pe ariko ndizera ko wishimye pe nakuri ndishimye wakoze Christian ndagushimira no kuri ko at least ndibaza nawe wishimye yego wakoze Imana igumugisha kamwereke niba ntakugoye rero wanyemerera ejo tukazongera tugasangira ejo ni mugoroba Edimo bitese sawa tu kumbe wari urimo bavana yego ncomekeye ngo telefone cyumba cyane sibera nganira Vanessa uramuke sawa bitese Sikumbuye kundeba nabi Imana hari ikibazo umva Chris nongeye mbigusubiriremo nkuko nakarine nabikubwiye Vanessa kururukuru yawe na Vanessa nyine Kusimana ngiye ntabwo ndi cyo gushaka umenyinga ukumva Edimo ni iki kibazo gihari hakuke urajya muri ishuri rero urimo kugira ngo unyumve Vanessa afite ibibazo bye nahereka mbikubwira sinshaka rero ko umwongeraho ibindi kandi ibyo bibazo afite ari byo ndi gushaka kumuvura Edimo tuvugishije ukuri ubona tudakuze ubona tudakeneye abagore man
urabona ndi umusore mubi ku buryo natereta uriya mukobwa ni mubi se akusa ubundi gufite Lisandra wandikiye amahirwe yanjye nanjye nkatereta nk'uko nabikubwiye. Yego ndabyumva uriya mwana afite ibibazo kandi ndabizi, ariko nanjye ushaka kubimumara. That's why I'm here. Umva Chris, nakwihanganiye kuva na kare, nkugenza gakeya kuko nakubahaga, uri kumva? Ariko ndabona igihe nahereye nkoresha ururimi rw'ikinyarwanda utigeze na rimwe usobanukirwa ibyo nakubwiraga. Sinyigukeneye kugaruka hano iwanjye n'undi munsi, kandi ibintu byawe byo guteretwa nguri gutereta Vanessa, umva maze nkubwire, uragateretwa na Miranze Nyamunsi. Sinyigukeneye hano iwanjye, sinyigukeneye kukubona na Vanessa, uri kunyumva? Akusemera kubigize ubukwe byageze usohotse Edmond, n'undi munsi ntuzanatunyuka kunya kugaruka iwanjye. Ibintu ndi kuva nawe uri kubyumva? cyangwa nawe uriya mukobwa uramukunda mwana? Byose neza neza. Okay. Uwa mbere yinjire. Kingaho. Bite byawe? Sawa. Ni sawa. Meze nabi. Meze nabi ndi kubibona. Bakwita nde? John. John. Wafashwe ryari? Wafashwe ryari? Ejo. Ejo? Ejo nkasangahe? Ni bugorobye bita numva ngo isimbeho nyinshi. Wumvise ugize imbeho nyinshi? Uri kubasha kurya? Kamusozo. Birahema. Kazinjira mu kwaha gatoya. Kanya gato. Sana kano. Yoroshye, yoroshye. Amazu meza utyo, kanya gato. Biranganya akanya gato. Cyane. Gutera cyane ariko ibizamini rero byawe ndabona ntabwo cyane. Wigira ubwoba, ushobora kuba umaze iminsi ukaraba amazi atari meza. Ndarabukwe sibabwira babwiye ati murakoze.
ubuse koko ibintu nkoze ni ibiki? Rinda umwana wanjye baramutwaye ariko byari bikwiye, yari amaze kujya arenga imirongo. Siko yari yarigize imaneko we, niba mujyane bamunkosorere azamara icyumweru kimwe yagiye ku murongo. Ntabwo nakubujije kumpamagara kuri telefone? Ntabwo twavuganye ko ugomba kugeza ukambwira n'umunwa? Uwo mukobwa mu mutera ubwoba iriya myumvire yose afite mushiramo. Uvuze ngo iki? Ngo Linda yapfuye?